igitsina gore turabagome pe niyo shitani yimukiye shangiye nkunda gutetwa n'abantu bakuze banduta kuko bafite ingo abana se shaho nta kintu bakumarira ngo muri gusenya ingo z'abandi bazihorere rero abagore se baca abagabo inyuma baca abagabo babo inyuma byo bimeze bite ukajya guhiga udusore tw'utwana ngo barongore ejo bundi sari video yatakaye hanze y'umugore wubatse wa mu mama n'izindi bazazita hanze uvuga iki ku bantu bakwita indaya iki nabavuga bose bakomerezaho ujye ubyumva bakwita indaya asa bintwaye ikimane ko iryo zina rinaryoshye atari ribi uri indaya se koko ufite inzozi zo kuzashaka umugabo shanago muri no life ndi kubitekereza no ndi kubona ningo zisenyuka buri mote ngo zamuba na stress ushaka umugeza mu rugo burugahita rusenyuka ngo rumwe mu bakobwa bambara ubusa cyane mu mujyi wa Kigali shanda bwambara cyane pe kuko naribohoye barumva meze neza cyane ndabikunda ukunda kwambara ubusa birandyohera man mbona ihaye amahoro meze neza arashimira cyane igitsina cye kubera ko kimugeze i Dubai kimugeza muri Qatar nyine agatembera muri bya bihugu bikomeye cyane muri make yavuze yuko ari umutungo we none se yo nzu witunze n'ubundi nawe niyo nozo ufite niyo turufu nyine neze ni igiki kiri navuga ni iki gice k'umubiri wabo ushobora gukura ukababara cyane kigutunze sex yanjye sex yawe igitsina cyanjye pe wababara cyane sana na mukobwa urakwifuza kunyifuza aho baranyifuza yuko muryamana yego ko nitwa ko ndi niga manda gushitira kubwa yuko ngewe ako bintu byo kuvuga ngo ngenda korana nawe ibintu duhoje igitsina cyangwa ndi mana ntago nahemukiye weruka gusenga ryari hari umugabo n'umushiti wanjye tujya tuganira yigeze kuzi wanjye aransura avuga ati Jackie umugabo uzagushaka arahirwa kabisa ndamubwira ati gute Yes, it's BigTown TV, man. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mwese mukurikiye BigTown TV ni BIG podcast. Yanitwa Bu. Tuba turi kumwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakora ibintu bigiye bitandukanye yaba abahanzi, abakinnyi b'umupira w'amaguru, aba actor and actress. Tujya muri sector zose tukazana abantu benshi tugaterana nabo story mukagenda mumenya byinshi cyane ku buzima bwabo. Uyu munsi dukumwe n'umwe mu bakobwa beza, n'umwe mu bakobwa ukunzwe n'abantu benshi cyane hano mu Rwanda. Numwe mu bakobwa umaze kugaragara mu video y'abahanzi benshi cyane ba hano mu Rwanda cause no mu video vixen at the same time akaba no mu dancer sinzi nimba ndibuze kumuvuga cyangwa niwe aribuze kwivuga arimo araseka umeze ute mukobwa wanjye meze neza cyane fine ndakubona kabisa swag wora na swag wallahi Sereko umuntu yicuye umunsi abanyanga bano abakwanga ubundi uhorana ibyishimo kuko man neseke ejo tuzaca wallahi warakarira isukarakirira Imana ubundi uburakazwa niki kandi tuzagenda wallahi agomba koroshya ibintu nyine byose bikaba easy very simple man wallahi ni iki kintu kijye kikurakaza cyane mu buzima ikintu kindakaza mu buzima bwanjye kwica gahunda twahanye like a promise compromising ikintu kidashoboka man aho ngaho ubonyishe ubusa nk'uri kujomba inkota mu gisebeto umuntu aba kwiciye mood ugahita urakara mu gihe kingana gute kubera ko ari umuntu ushobora kurakaza akamara n'umwaka yana kirakaye ukamwicira umwaka wose njyewe hari ibintu bibiri nshobora kugira umuntu inzika igihe cyose nanamubona nkumva uwo muntu mba mwanga byanyabyo uko nkunda umuntu nako mwanga nabi ndazinukwa nyine ariko iyo ari ibintu biri simple ushobora kuzukansaba imbabazi cyane ngiye abari nagukosheje kuko ntago twarakaranya ntafite ikosa nanjye then ukaza tukiyunga nyine bikarangira nta kibazo like komeza tugaciringa ariko iyo utari chill like nayo ubunyicira umunsi ku buryo naho nicaye nkureba nkumva ndenda kuruka kabisa wallahi
atari sana Jackie usanga inshuti zanjye akenshi ari igitsina gabo gusa abakobwa se shaho mfite umukobwa umwe nyine inshuti yanjye magara mwita Sharon niwe mugendana ahantu hose umukobwa uri buze kunera izo story neza umbwira impamvu yitwa Jackie mise muvuga muri aka kanya muramuzi by the way arazwi cyane hano mu Rwanda akora ama interviews ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda so niwe tugiye guterana nawe story muri aka kanya hari byinshi cyane tugiye kuganira nawe bishobora kuza kugufasha mu buzima even nanjye bikakwigisha ubuzima bugakomeza swaga zituruka he swaga ranangi ibintu byose mbivuge njyewe iyo numva meze neza nta kibazo mfite numva nyine ibibazo yego bihoraho nyina ibibazo ahora byara sibyo but iyo nezerewe muri njyewe man nasomye iyo byeri yanjye meze neza ndi kubona agafaranga kari kwinjira gake ariko pole man wallahi nayo make ariko burya agomba kwinjira none se uryamye urayatora bro nwapi kareka rero iyo yabonye ari kurya yawe moda bari yose wallahi urayavunikira ariko akaba ari yawe aho ngaho kabisa moda bari yose ku munsi ushobora kunywa utubyeri nka tungahe jewe buranagabura igifu cyanjye meze neza nahera mu gitondo nkageza ahubwo guhera kwa mbere nkageza ku wundi wa mbere uri muranywa pfa kuba nariye ariko ntari kurya sha nta byeri nasoma ku muntu ntago narenza tubiri utariye mpita numva nasinze ahubwo kubera na alcohol nyinshi umuntu yaragiye afata ibadayi mbari atari umunsi wigeze gufata inzoga nyinshi ku munsi uwo munsi niba wibuka neza unywa inzoga zingahe zingana gute umunsi ndabyibuka nigeze ku yari umunsi wa mbere nari nangiye kunywa inzoga nabaga muri famille icyo gihe nazinyweye nshaka kwiyahura really yeah but naragiye amarike turatuboro twigeze kuza harya byita ibiki bwa kera Sharon ari buze kutwibutsa niba ari suriduwiri twasuriduwiri tumwe twaguraga 500 harya n'utundi twa nguvu nguvu yo nono yankoreraga day ndagaswe man ira boro narayikubise ndasara man noneho nari ibintu biri aho ngaho man bitari na fresh ku muntu w'inzoga ugomba kwita iyo nyama man umuntu w'inzoga nyine abagomba kwita akagira energy rero naragiye man njyewe undi icyo gitoki kiraho nyine kakaboyiro binshira mu nda ndagotwa turakomeza turanywa ko nashaka ko zinyica man ndanywa byadanje handi natashye mu rugo baze ko byarangiye nabanaga n'umucecuru nyine abana ariko nyine tuzirana byadanje ntago twahuzaga nyine wowe na mama cecuru wanje byara papa okay noneho ubwo ngubwo ndataha man imana irinda abasinzi man iswe imana iradukunda bro aho biva bikagera wallahi imana iradukunda iswe imana inaragiye ndikubara inyenyeri ndi kubona nyine ntari kubona ariko mbona ngeze mu rugo ewana umucecuru arayoka aravuga ati mwana yakubise inzoga tu ewana guhagara biranga nicara hanze ndaruka nduka amaraso man come on zari zatwitse igifu nyine ewana kugira ngo ngaruke mba muzima bamaye amata kugira mbe muzima bita biba n'ibintu bya danje muri famille barasara ngo burya ngo amafaranga yose like nafite support ngo amafaranga yose wan supportinga ngo ndayanywera man batasinye cyatumye nk'izo nzoga ntanaziguza amafaranga yanjye ari kugira nyine nikemurire man ikibazo cyane numvaga nihaze nirambiwe man isukuni yangagase byagenze gute kugira ngo ugere ku rwego rw'uko ushobora kwiyanga ugatekereza no kuba wakwiyambura ubuzima ukagenda byari byagenze gute hari ryari so ntago mbyibuka ariko nzi neza yuko nyine ko uburyo nakuzemo man burababaje nakuze mu buzima butoroshye naranabivuze ho gakeya ngira ngo urabizi nakuze nge ntabyeyi ngira nderwa na mucecuru byara papa nkurana na onkle wanjye bucura bwiwe uvugana na papa ariko man ewana tudahuza bro tudahuza
ukabona turapingana ibintu byose ukabona wapi ewana bakanca intege ntacyo uzimarira ntaho uzigeza wowe uri ikirara ibintu byinshi ewana ariko ibaze kubwira umwana mutoya w'umukobwa ngo ni ikirara arumva ikindi ukanamubwira ati ngo uzapfe nk'urw'nyoko yapfuye sibyo amagambo akomeye ari nyogokuru kubwira gutya akakubwira amagambo menshi ababaza uri mutoya man ufite imyaka 10 bro uri muri 12 ningahe ni numwe uri gukurana ibikomere nk'ibyo man bagushitinga bagukubita bro narakubiswe bihagije nari umwanda man ku buryo ngende abantu bapiti baba bakizamuka bakabona ari gucira umuntu urubanza cyangwa umubyeyi aricara arahonga yavuze ngo uriya mukobwa niki aguma muza umuntu aba yaranyuze ku buryo bamucira urubanza ura nawe ibyaba bikuremereye uramutse ubishyize ahangaha umuntu yasandara to so njye nari babwiye yuko man gitangira ko interview bwa mbere cyo kintu nyine cyamfunguye umutima numva ko atari ko ntari njyenyine nari yihebye by the way ariko ngo umeze neza turi kumwe tu abantu benshi nyine utangiye kubona inshuti bona femme ya nyayo tu niyo mpamvu njye mbona wirekura cyane ku mbuga nkoranyambaga ukoresha ubwira ntabwo utinya kubwira abantu njye mbwiza uvugira aho ngaho like status zanjye abantu benshi zibaca intege reka ukabona avuze ati cyazi Jackie wallahi wararakaye hari n'abandi bakujudginga ukavuga ati tarumvise story zawe ese Jackie ubundi kuki ukunda biriya bintu ukabonera postinze uri gutukana ukagira gute man niba yaranyandikiye inbox akambwira urumva akanza nawe ubucuca akambwira ati Jackie ukabona ni postingiye nk'umusore urumva wanyihereye neza cyangwa naguhiki nose twasohokanye urumva twagiranye enjoyment imeze neza nta kibazo yigeze ateza hagati yanjye nawe yagwaye neza like ndamupostinze ndamukumba ibyo bihenda bikumba kumva umuntu arakwandikiye ubwo ngo uri guhiga bakurongora bro ndi kubahiga se simba nk'izindi nyine nese nkubeshye ndi kumuhiga se kandi zuzuye ndamuhigamo ibiki gutyo kandi duhorana bitwaye iki ko yandongora ku buryo ujya kuvuga ngo ndi guhiga man abantu barasaze bro ngenda njya guhiga cyangwa iramiga man none se nkubeshye man ari insazi so crazy no mihanda man yarambabaje ewana rero iyo nzanye ibintu by'amastamina menshi utangira kunjajinga utananyishyurira n'iyo nzu wallahi fuck you man oya rwose uri ikigoryi imbere yanjye mu gihe utahanyishyurira inzu mu gihe utangaburira mu gihe nahura n'ikibazo runaka ngo ugikemure man ntukirwe univuna rwose ngo uzunsakurize unjajinga abo bantu udashaka kuze kubabwira bukanya nyuma yo gushaka kwiyahura bikanga wagaruye ubwenge nyuma ni iki kintu wahise utekereza the first time but byarabaye nyine inshuro zigera nko muri 3 ushaka kwiyahura ngenda ngaruka burya Imana nyine yakuvuzeho naho hajya tu so man geraho nyine ko ngenda nkura mbona uko ndi kugenda mpinduka ndavuga ati kubundi biriya bintu ari nabwo nafashe umwanzuro wo kuva mu rugo ndavuga ati ubundi biriya bintu ndi gukora ni ibiki nafashe inzira nkagenda mani nkahunga umwanzi ushaka kunyica k'Imana wallahi izanyobora muri ino mihanda kandi ko kazafatwa ubundi ndi mu biki bro man naragiye ewana ubona ndastrugglinga mura n'ibibazo byinshi kugira ngeraho ngeze uyu munsi bro byaramvunnye kugira ni wakizina Jackie byaramvunnye wallahi nageze wumva umukozi wo mu rugo wakoze akazi ko mu rugo sana hano muri Kigali nabanje kuba igisenyi mbaza Muhanga mutanza strugglingira i Kigali mbana n'andi maninja nyine aba baby ukabona ntabwo turi guhuza fresh urabizi iyo nta kintu ufite man bari insazi kumukobwa abantu baraguhunga cyane umukobwa nibe n'abajama se shahu bajama man muri beza tu mutipe ntabwo aguterana igihe cyose man muhorana nyine
muba muri kumwe sometime mu gihe biri ngombwa ariko muba muri kumwe ariko umukobwa igitsina gore udafite gutya udasa neza utameze neza bagufata nk'umwanda araguhunga man gusa uwanyawe nyine iyo muri kumwe ari umutima wawe n'Imana man Imana ikweretse ati inzira igenderemo nyine ibyo uhuriramo nabyo byose nyine ari umutwaro wawe bro ukora akazi ko mu rugo icyo gihe bagombaga amafaranga ngahe kubera ko wagiye kugakora ibintu byakomeye byageze ku rwego rutari rwiza sibyo icyo gihe nahembwaga 20 shabagira barananyambura tu ahantu wakoraga ariko nago nakoze igihe kirekire ndaro guhiga man ndaro guhiga nshaka naho kuryama urabyumva tuciringa nyine ushaka ubuzima ko bugenda neza uraciringa ukabinyuramo tu man birangije ndahava ndabyibuka nahavuye imitangi kinyinya kubayo kinyama kubita ubwo ari uvuye Gisenyi nemvuye Gisenyi ngi Muhanga mvimanga njya za Kinyinya kubana n'umushiti wanjye wo mu baby afite n'umwana ariko twabana fresh badayi kakono kabona byose ninjye Jack bireba ngakorera ibiceri byamvunye ukabona ninjye badayi ndabati sundi biniki badayi nza kuhava naho njya kubana n'undi mu baby ndahava njya kubana n'abandi bakobwa none ko mu baby abakobwa bro amaninja yanga yarakaye nabintu yarakaye cyane sha man hahandi umukobwa inzara ishobora kukwicira mu nzu kwana nta kintu bimubwiye ukabona uri kuzana abasore bagenzi aho ukabona ndaye muri sari mbe ikankubita izambe wa saa 9 utari mu buriri nyiragukubita ewa kumva marari gusobanya agira ngo ajya kurara kubajamo abafiti banjye kugira ngo ndyame nsinzire ntago naryamaga ninjoro nabaga nasohotse nagiye kwiyahuza amayoga ndi no guhiga ibiceri segira ngo ari mu ntamo bivuze ko wagize depression mu buzima bwawe bitewe n'ubuzima wanyuzemo ahubwo ndanayifite we nawe ntabwo irashira ariko ndabizi neza ko uko bigenda uko ngenda ubuzima buhinduka ari kwigabanuka kubera iki uri umuntu ukoresha amagambo ukunda gukoresha amagambo abantu batinya kuvugira mu ruhame impamvu njyewe bigatuma n'abantu donc bagufata ukundi kuntu abo bantu bafite ukundi kuntu ntabwo babazi ukiri mu monoto niba wigira marayika ku bantu mimbere uri mu bimani yahuzo nta kuntu njyewe waza kundyarya mani ngo nanjye nkuryarye se mbibona kundyarya ariko aguhereza ukuri njye nagushitinga kandi njye nkwanga nkabikubwira mu bantu ninabitinya ugati bro ndakwanga uvukagira hari no mu DJ nigeze gushuniriza na boss bari kumwe kawo mu boss nawe yagwaye akazi nawe nigeze kumukora one day gusa twasohokeye mu kabari kiwe ubona byamushimishije namujyaniye n'abakiriya mu DJ nzanaho ubugoryi twaraziranaga man nzana ubushiti twavugana akazi nimbona amafaranga yanjye birangije abantu mu DJ aza kunshotora ndimo ndacomeka telefone avuga ngo iyo telefone kwicometse hangana ngati se wagawe mani iyi telefone kwicometse kuri prise zitari ikindi kintu bikubanganiye iki ndambwe ati man ndakwanga uvukagira none wongera ubivuge mwereka ibintu gukorera boss abaraje arankurura avuga ati Jackie babarira abantu benshi bazi ukuntu ndakara nyine abantu tubana muri fame mani baba babizi handi umuntu ntajya mbura umuntu n'uyu n'umwe mba hafi to nuko nyine bimeze gusa ushaka kubana nanjye neza nyine wirinda kundyarya no kuza no kuguhemukira kuza umemukira kuza unyizeza ibitangazo udafite kuza unyereka yuko urenzemo iki se wa musenzi we ko ufite umubiri uzabura uraza urata iki utwo tuntu twose uratisha ko tuzashira ezo abantu bapfa buri munsi mani barenze nago bahari se sibo bagenda se bifite n'umutima mwiza bameze neza akona ukuntu umusenzi ari kuza amenyera umuntu ngo kubera ikofi yiwe ngo kubera ngo ari gutya umugore akirwa yizungurishwa ari amannyo umukobwa yigira gutya umubiri sha ukoresha ibyo ushaka ariko nyine igihe nikigera to uzabora irusororo sana
naho tuzahurira ni iwacu wa twese tu. Niwe muntu ujye gutera ubwoba ku isi? Untera ubwoba gusa uwo muntu ninde? Nawe ndahura nawe. Nta muntu gutera ubwoba? No. Kaza ukambwira ngo ibiki n'ibiki. Washiritse ubwoba muri wowe? Sha ntabwo bangira muri ngewe. Gusa ngira isoni. Isoni zo zirahari pe. Ese reka nkubaze. Wenda yego ndi umunyamabara. Umunyamabara rigiye mvuga ibintu nyine nka kura kuba ari Imana. Sibyo kuvuga ibintu mu mazina yabyo ko n'ukuri. Ryatindi mu kazi kegera mwiza kuri kamera cyangwa ukabubivuga njye mu buzima busanzwe nikomeze. Ntago ari kuvuga ngo ngeze imbere ya kamera mise minduka. Abantu baranzi Imana. So rero koza nyine kigira gutyo niki abishaga bisaba. Wowe uratandukanye n'abandi bantu? Je nandukanye igitsina gore na n'umukobwa umeze nkanjye pe. Kubera iki wanga abakobwa bagenzi bawe? Nabushu tugira n'abakobwa abenshi njye mbona postinga n'abahungu. 99%. Nibagiyeho n'agace 5. 99 ahubwo ijana why? Kuko mana abakobwa ntago turi beza. Abakobwa turangwa n'ishyari. Cyo ni icyambere. Umukobwa nago yakwifuriza undi mukobwa mugenzi katera imbere. Abo ni bake cyane kwijana. Umva navuga 10 kwijana. Umukobwa mwaba inshuti magara akakwifuriza ikiza. Ashaka kukwereka inzira. Amugane wandimba niyo Bosco. Igeze kuririmba. Ivuga ngo aho iyo urenze n'urengera cyangwa si iyo. Iyo wishimye nushimangira. No, iyo ndirimbo irimo amagambo akomeye man, sibyo? Hahandi umukobwa mu inshuti akakoreka kwakwitayeho pe. Kumba afite icyo ashaka. Yakibonye yahuzo. Uramubura pe. Ngiye mbana nabo muri fame man. No mu kazi nkabona ukuntu bebe aranyeneye ngo ngiye muri boro ziwe. Nkamufasha nkahita mubura. Nkimara kumufasha gutya. Cyangwa mwereka inzira y'ubuzima mani agahita gucika kagenda. Yabona afasha urundi rwego mani nka kureba avuga ati ako se uribuka wavuye gamwa ko mbona uri kunyereka yuko urenze kandi shahu byisika ubusa wacirinza. Abakobwa turangwa n'uburyarya muri twebwe agashyari ubugome mani igitsina gore turabagome pe. Niyo shitani yimukiye. Wa mugani wakonyine nibo bavuga ati iyo shitani kabisa. Ini shitani. So nibyo byatumye wanga abakobwa burundu? Abakobwa tugira ubuvuzi. Abakobwa babika ibanga ni bake cyane. Ushobora kuba ari nka 5 kwijana. Umukobwa ukamwizera ukamubwira icyo cyose akakibika. Niyo utabimubwira byose basi ukavugaho n'agace gatoya agiye cyumva hanze. Ariyo mpamvu nge ndi umuntu bimenyira izanjye. Mana umuntu ushaka kubwira ikintu gusa ni umukobwa umwe pe. Mana umukobwa nagiye kirekire kinini cyane tumaranye. Ariko nyine no man muri life yanjye man ndamukunda tu. Kuko man ambwira ibye. Nanjye nkamubwira ibyanjye. Sibyo? Hahandi umukobwa ashobora kuba man yahasorinze afite ibibazo. Ngati ngwino bro. Ino nari bito turi kumwe. Nkamufasha kubijudginga no kubimanaginga ukuntu agomba kubigenza kugira ibyo bibazo bigabanuke. Ntabwo byashira ariko hari bigabanuka. Uko nanjye yamfasha bitameze neza. Nta kintu kirenza yego ariko amagambo man iyo umuntu akwitayeho akakubwira amagambo akubaka akakuba hafi. Sometimes niyo mwaba mufite ikintu mufite mugagisangira yaba ari inshuti. Ya nshuti idashobora kukuvamo man. Kandi urabizi yuko aba baby benshi ewana niyo mwamarana igihe gito jya kumva akana abonye cyangwa mubwiranye ko kumva handi kiyoze. Twita abasnitch. Abasnitch man n'abatipe ariko ndora hari n'amaniga ameze guri. Y'amasnitch yataye. N'abatipe baba abasnitch man. Twagira ngo barongora mu kanwa se. Wagiye. Ako shaka ntawe kamona. Cyangwa rarurimi bakoza mu gitsina rwo rutoje amagambo menshi. Director w'ikigana afite akazi gakomeye azagenda kubita buzatu yishi cyane. Mike ari barabyumva. Nyine man shaba sinici yaruzuye gusa nyine ngende umuntu yimenyera izanjye tu.
iyo mbona turi buhuze niyo mbona mani uri igitsina gabo nza naho ubugoryi ngenda gushitinga uhita umukatira fo ndagushitinga nabi cyane ni handi ngutuka nakubwira nabi kibazo si umukobwa yahaze iki kuko nzi uwo ndi wenyine nago wankanga uteretwa n'abagabo bameze gute abenshi shangiye nkunda gutetwa n'abantu bakuze banduta kuko bafite ingo abana se shaho nta kintu bakumarira uteretwa n'abagabo bafite abagore n'abana aya umusore ukuze mumeze neza umusore ukuze sabaho ni ngombwa subaze se nese kankubaze aba ari umuhungu sorry ari umuhungu wenda nk'umusore waranabyaye hose ibyo adafite umugore yipeveri ziwe nyine yimereye neza cyangwa ataranabyara ariko afite mu mutwe afite n'akazi akora ameze neza akubwira ingingo zifatika nzima apana wandi uza kugukinira muri life man naga ari ngombwa ngo abagabo bakuze se shaho wagendera muri ayo kagigeza rya uwo muhungu adafite amafaranga se akaba gufite urukundo rudasanzwe neze gute ntago urukundo rwiza cyane wandi uzagukunda nakubwira ngewe nawe tugomba kuzicara hano tugashakisha kwicara ukanyereka inzira tukubakana ubuzima utari kuzunga umbwira ubusa gusa nta kintu kigaragara dukora kigaragara ntabwo byakunda aya ntibikunda wowe uhita ureba tu ikintu afite ndeba imbere yanjye mani kuvuga rero ngo uraza ngo nakarize yahuzo kare atari njyewe niko akundi mfatirana amahirwe agishyushye ngo iyo yatakayemo inshishi nyine wapi uteretwa n'abagabo bafite abagore nakubwiye nyine nuko utwara abagabo b'abandi twara semba twara abo nikoreye ezo niba umugabo yanshegeye mbure kumutamo se abayizanye hari uwo nagiye gutereta se ase urabibona utubundi ntabwo biba byoroshye arabyibagiwe ntabwo biba byoroshye Jackie sana hari umugore wari waguhamagara kuri telefone cyangwa umugabo uramuza kubwira we ndakwiyamye ndabyibuka kera ku mugabo wanjye karaka kobwa kagishaka kabisa kakigera mu rugo neza kagishyushye nubwo yari umugore yaratarabyara kaki noneho umutipe sharanyikundira ewana mwiza bya danje bro abyibuka twahuriye kwa muganga ameze neza anyakanamba avuga ati baby cyazo umeze fresh badahaye tujye duciringa na mwana haribi ewana umutipe aza no kundeba ahantu nabaga amubita ibiceri nta kintu twakoze ndavuga ati uyu muntu ni sawa nza kumuhamagara one day n'amamvu urangiye nirinda kuhamagara abagabo b'abandi niba unyeneye dupange zirangire kuvuga rero ngo ndakwanganjwa ngo nguhamagare nta gahunda dufitanye niyo waba uri divorce gutya nta mugore ufite mba mfite impungenge yuko ashobora kuba yagarutse mwana araranye ngo kumbura se si bibaho cyane kumbura bibaho mani cyane so ubwo ngubwo umugore arahamagara ngo hey ngo ni Jack ndayego mbese ngo umugabo wanjye uramubaza iki namuga umugabo wawe uwuhe atavuga ngo wamuhamagaye karenga arakwitaba turi kumwe iki namuga hanyuma urambaza iki aravuga ngo nyine ngo none se ngo uramukunda ndamuga ati ndamukunda nese mwange dupfiki turi gupfiki kurya namwanga ntego ndamukunda atanga ngo umukunda urukundo bimeze gute namuga ati mukunda nkuko nakunda undi wese bro wizonera iseseme naramushitinze namuga ati kankubwire mugabo ntabwo twe twaryamana niwe waje kunyishakira niwe wankunze ntabwo ari njye wamukunze kuba yarambwiye ati Jack ndagukeneye nari kumwima umwanya se kandi mbona ari umuntu umeze neza ntabwo ati shane nukomeza gufureka aho gufite ibibazo umugabo we buke yarahamamagara turahura turaganira ndamubwira nta kibazo n'ubwo turacyari kumwe tuba turi kuvugana mwigeze muryamana n'uwo mugabo tutaryamana se nta mubiri mfite cyangwa nta afite dusenya hari amapiki nikoreye ngo najya kuzisenya bagiye buzuza inshingano zabo mu gitanda ariko ubundi babaye bate abagore none umugabo wundi aguca inyuma byagenze gute ari igihe abafite ako kageso mujya gushakana se ntabwo wari ubizi hari igihe abiguhisha ariko
abiguhisha ariko mwagiye mushaka bo muzi neza mwagera mu rugo akaba ari bwo ubibone yuko mwagiye mushaka bo muzi neza kariyo mpamvu ingo z'iki gihe ziri gushwanyagurika ngo ni mwebwe muzica ariko cyane cyane abakobwa baretse gushaka bakabyihorera niba tuzica ngo muri gusenya ingo z'abandi bazihorere rero abagore se baca abagabo inyuma baca abagabo babo inyuma byo bimeze bite kajya guhiga udusore tw'utwana ngo barongore ejo bundi sari video yatakaye hanze y'umugore wubatse wa mu mama none se ubwo muravuga iki muzongere muburane n'izindi bazazita hanze hari nabandi tutabona sana babigize abana beza kona yaje yabanye yatetse kareti yaguhaye umugabo mwiza umeze neza shabe be miss you avuye kumupfubura ngo miss you gukorana ikiganiro na Jackie ni bimwe mu bintu biba bitoroshye cyane imwe muri interview ingoye cyane mu buzima bwanjye kuva nakoze kujya bakuru byinshi bigiye bitandukanye ase ntago menyereye abanze ndakumenyereye ariko isa first time mukoresheje interview najyaga nkurikira abandi bagukoresheje interview so nyine nuko Jackie nimereye ewane zino square gutanazishyizemo wala babukije katari Jack arundi muntu wazanye niye naba wagira abagore bubatse bafite ingo bafite abagabo batari hamwe nama nabagira nayo pe nayo abagabo umwe mu bantu uri mu bantu kuko nawe baragushinja baranshinja bande banshinjije abaturage hano hanze ntabwo ujye ubikurikira ku mbuga nkoranyambaga iyo star uri umustar sinjya mbona sama comment abizi ko uri umustar man ariko ngiye gufata umwanya wanjye gusoma comment Nyange guturi ku mutima kubera umuntu niba wancegeye niba wumva kabisa izina ryanjye ryakugoye wumva ngo Jackie ko ari kuvugisha kuri kwinshi ngo uri muri anjaje umari iki se kuryiza konjajenga man nshinja ibyo nshinja nta kibazo kuko nago ntunzi nta nuguze uko mbayeho kugira ngo uryamane n'umugabo aba ari umugabo umeze gute umugabo waguconvince kabisa umugabo ufite inote nese ubundi ikindi kintu ubundi naba mukurikiyeho ni ikibicera imana Mike egera Mike umugabo wese ufite amafaranga umugabo wese ufite amafaranga ko ufite inote tu wancegeye kabisa nge twahuza muraryamana sana nese nge kubihakana mbihakanye ndinda kubihakana urinde kubihakana umugabo w'umusore umeze neza kabisa ufite ifungo I like your lifestyle by the way. Umuntu ubundi iyi turimo muri iki gihe dusigaye dufite abantu b'indyarya umuntu akajya hariya akabeshya isi kandi umuntu umeze gutya na gutya ngo abatarabona abatarabona twabibonye wamugane kuri iriya video y'uriya mu mama amakuru yavugaga yuko ari umwe mu bantu ngo no mwadependa yewe muri ibyo byumba by'amasengesho niho nirasha kwara abavumbuye ko ukabona umuginga agiye gusenga ngo muri nibature hari ariko wabyita mu gitondo cya kare cyane ekagere mu rugo manugire ngo ni shitani yahimukiye man ikunda abanyabyaha bro rero nujya gucira umuntu rubanza ngo uvuge ngo ibiki abagabo ubona yuko ari babi nibo bubaka ingo zigakomera uvuga iki ku bantu bakwita indaya iki nabavuga bose bakomerezaho nase mubeshye bakomeze bavuge ngo ni indaya naze kuntuka utari bunkoreho utantunze nta kintu uri bumfashe nta kintu biri bihindireho ahubwo bucya byiyongera ubundi byo none ujye ubyumva babikwita niwo mwanya bafite nyine rikajya gukoresha ujye ubyumva bakwita indaya asa bintwaye ikimane ko iryo zina rinaryoshye atari ribi uri indaya se koko mani nose umuntu yakwita amazina yose ukamujajinga se wenda nibyo abakeneye nako nge nitwa Jackie witwa Jackie nitwa Jackie nkora ibyo numvikanye n'umuntu sinari natega mu muhanda ngo nsangeyo nataye umutwe nasaze barabyibagiwe sha Jackie ntabwo ari indaya kare yitwa Jackie njye nitwa Jackie man njye ibyo kuza kunshitinga unzana aho yerere uranunze se kandi uri kwishakira live ngaho nunga basi tubyemere tubibone iyo umuntu yavuze ngo
iyo nahuye n'umugabo ufite amafaranga nta kibazo turaryamana umuntu ashobora guhita avuga already uyu nguyu ngo ndigurisha se ndigurisha se ndi umwenda uri bugure ngo wambaye ako mwagiye muvuga imvugo neza mani bira biboro babyita kumvikana n'umuntu bro nge narabibabwiye sibyo rero kuye kubona umuntu umuciri ubanze ngo muhaye ibiceri byawe none se ugira ngo yagukureho iki agukure yo sex se ajye kwitekesha ajye kuyishyura inzu se none se ubwo ngubwo nahora muri ayo ngayo atabyaza umusaruro ibyo yaremewe ubwo ngubwo uri mu biki babyita kumvikana wowe wumvikana mu biciro none se n'umwenda ndi kumanika ati atugura ya naya niyo nkubwira ati ngiye nkeneye inote y'ijana guhura nawe ukeneye guhura nanjye nkubita amafaranga yanjye ngiye nikomereza ubuzima kuko nkeneye gukemura ibibazo byanjye ukemuye ikibazo cyawe uri kuza unsagarira ngo ngwiki shani bakansambanyiriza ubwonko mani so Jackie abisobanuye neza muri aka kanya ntabwo ari indaya ahubwo yumvikana mu biciro icyo abareba cyane ni amafaranga byumvikane sana cyane ufite inzozi zo kuzashaka umugabo ntago muri no life ndi kubitekereza no ndi kubona ningo zisenyuka buri munsi ngo zamuba na stress ushaka umugeza mu rugo burugahita rusenyuka ndagaswe izo stress man izo mfite zirahagije bro zo guhiga ibiceri ngo nibereho ibintu ni abantu kandi amafaranga ashakwa n'ayandi rero kuza unjajinga wawe ntacyo urabona Nkunda ukuntu useka cyane shamani ako abonze ko kuyenza uramutse ushatse umugabo nubwo utabifite muri gahunda then umugabo akaguca inyuma ukamufata neza ari mu gitanda ari kuguca inyuma what can you do none se kuko umugabo bibaho tu abagabo bifuza abagore babandi ndabizi kandi n'abagore basigaye babaca inyuma abenshi cyane 50% babaca inyuma pe muzana bicunge neza ujye wihumuriza iyo sex kitarimo za condom ngwe twabyibagiwe hano ko umugabo yashishikaye ngo umugore rwose ngo nta kibazo Estara kamera mu nzu yarebe ibiberayo azayicomora ibigaragara azamenya bimeze bita Esther ryari wakora iki icyo nakora nta kibazo nagira kuko nta kintu yaba yaranyimye nawe waba umuca inyuma buri kintu cyose aba yarakimaye urugo rukomeye rwubakitse neza nta kibazo nagira namureka kwirira neza niba yiboneye icyana reka rongore mara none umugabo niko akunda abagore yakubona ko cya kibyana ndi nakubwiye nyine by'ibibazo by'abakobwa ngo ufite umukobwa inshuti ngo mugengo ngo kuzamuvugana ibintu byose kamubanga y'urugo byose babimubwira ibintu byose ubwo ukabona umugore yicishijwe inyuma agiye kubibwira umugabo wawe cyangwa umukobwa agiye kugenzura umugabo wawe aje akubwira ngo ati umugabo wawe akuca inyuma ese aguca inyuma wigeze uburara na rimwe wigeze ubura umwenda wo kwambara wigeze urara hanze yigeze agukubita yigeze agira ikintu na kimwe agukorera niba kubangamiye byose barabivuze urwo si urugo niba akumenyera kira kitumane mureke none se niba yiboneye imbogege nshyashya wahiretse agakoma ese mubisi shajoki niba yiboneye imbogege mani mureke bro mureke abikurikirane ko ntago bari bukubangamire nturi burare nturi buse nabi ahindura igisuko cya buri munsi usa neza rangiza ngo umugabo ngo uraburana ngaguca inyuma hanyuma sawe ibyo ukora ni bikeya ngo rumwe mu bakobwa bambara ubusa cyane mu mujyi wa Kigali shanda bwambara cyane pe kuko naribohoye kandi mu gihugu kibohoye ubu uri proud iyo uciye mu muhanda uba wumva umeze gute abantu bakurangarira buri muntu wese buriya mukobwa ukuntu yambaye buriya mukobwa ukuntu yambaye barumva ameze neza cyane ndabikunda ukunda kwambara ubusa birandyohera mani mbona yihaye amahoro meze neza si kujya kwambara izo rumbiya wikwiza wigeze akana keza kandi uri umunyamabara wabikoze n'ubundi bikagaragara yuko uri we ukanabifiringa bakanabimenya mani ukamenya uwo uri we apana kwiyitirira undi muntu
ushobora kwambara string ukajya mu muhanda tujya tubibona mu bihugu by'amahanga abakobwa string mu muhanda se yeah shana urakabije oya you can do it naho urakabije tujya tubona ariko abakobwa babikora benshi aba video vixen by the way muri video ni bisanzwe nayambara tureke iyo bari muri video no mu buzima busanzwe muri real life subwo akamubwire pe nambara ubusa burenze sibyo ako se string ko kigira mu kibuno koko ukagira mu muhanda ugahishamo ukagenda uzunguza ese ubwo kweri wa yape ukabije umwenda iyo wambaye umwenda nawe ubwawe ukavuga ngo nambaye ubusa pe cyane nakabije uba wambaye gute ngo umuntu mvuma y'ikizamini kirenze se cyazana umwenda nshobora kureba nkabona sinawambara pe buri umwenda wose nakwambara nago umutima wanjye wabyemeye none se ngo njye kwambara umwenda ngo mbajekana ngo nambara iki sinjye wayiguriye se ageze afasha kuyigura nayiguze amafaranga navunikiye nabiza kuya bro urimo urarya neza rero nta mpamvu yo kuvuga ngo ndareba umwenda ngo ni ngo ncishe ngo uyu mwenda si mwambara kandi ari uwanjye nawuguze mukunze ndawambara yitwa Jackie niwe turi kumwe hano muri BIG podcast wigeze kugeraho umukunzi mujya mu rukundo murakundana kabisa ku buryo uvuga ngo uyu mu ex twakanyujijeho njye nawe nyiga nyiri umunyeshuri by'abana man ntabwo nakunda biri seri aho nkuriye nyine tumeze neza utaragira depression sha ntabwo ndakunda pe kuko mba mbona abantu bose ari indyarya nta rukundo ugira ntarwo pe come on ngira urukundo rwa kimuntu ariko kuvuga ngo ndagiye gufata umutima wanjye ngiye muremereze wapi njye guta umwanya wanjye ku muntu sha wapi umuntu uzakubabaza ushobora kumbabaza kabisa uzagenda kuko ikintu ngiye mba mpfana n'umuntu ukanyikubwira bisaba guhuza buri kantu kose tugahuza niba twahuje nta cyatunanira hagati yanjye nawe niyo twaba turi inshuti gutya bisanzwe muntu uzabaza amaniga menshi manjye baranyemera barankunda byatari uburyo kindi proud ibintu byose buri G cyane kandi niga byadanje buriya uri n'umutipe cyangwa igitsina gabo tutahuje ubuhanzanyeho ubugoryi kuko ndakunera nkabikubwe nkubwo ati man numwangisha izo note zawe I like that numwangishe ako kazi umuntu aburaso ntabura shebuja rero kuzumenyera mwangisha uduceri twawe ejo uzapfuka bisiga ufite etaje umeza neza urageretse uri kwitwara ngo urimo urankangisha iyo modoka ushobora kujya hasi nge nkajya hejuru birashoboka cyane sana ntabwo wazumwangisha ibintu byawe mwana ntabwo bibaho tubane neza mu mahoro bro twumvikanye bimeze neza abantu uzima burakomeza ufite izienzo okay ni izienzo ugira muri wowe iyo wicaye nk'aya masaha y'ijoro uri gutekereza nko kuri future yawe ya inzozi ngira ngira intego yo kutazasubiraho navuye niyo ntego mfite mu buzima bwanjye man nzakora iyo bwabaga man nkora akazi kose kabaho ni healing bro ariko Jack nkomeze mbeho neza uko nshaka pana uko umuntu ashaka nta muntu nzigera ko ntago nzigera mbaho uko umuntu ashaka no nge nzabaho uko nshaka ku giti cyanjye ko ndi ngewe nyine Jack uzamenya inama zawe umuyo support ungira inama umbe hafi nk'umuntu ariko apana kuza komprofita y'igitsina urumva indene ubuzima bukomeze nkora ko kazi membwe kundi mu video vixen kandi membwe amafaranga menshi sibyo hani gihe mbura umwanya wo kujya muri ibyo iboro mani ngo ndaciringa n'umuntu ngana iki akose mwana niya yishyukuye ambwira ati duhuze n'iki ko biti imbogege nyine akaminote kikomereza uri proud y'ubuzima ubayemo shandi proud ko buraryoshye aho ngeze ngamana mfite ubuzima buryoshye mbayeho neza ano umuntu ubayeho neza nkanjye umukobwa uri proud ni proud yabyo cyane hari umukobwa wo muri Kenya witwa Shakira numu socialite ameze nk'abantu baba bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga usibye ko we atari video vixen umunsi umwe yigeze gupostinga aravuga ngo arashimira cyane igitsina cye kubera ko kimugeza i Dubai kimugeza muri Qatar nyine agatembera muri bya bihugu bikomeye cyane muri make yavuze yuko ari umutungo we
none se yo nzu witunze n'ubundi nawe niyo nuzo ufite niyo turufu nyine neze ni igiki kiri navuga that's why we proud y'ubuzima ubayemo ndi proud kabisa ese urabona meze gute urabona meze neza you look good ikibazo mfite you look good no ntabwo bimeze nka mbere I like your swags look everything genda umuntu unyurwa sibyo na duke twanye mfite na ruhiye ewana nkamenya kutumanaginga kandi nkaryoha nkamera neza hari umugabo n'umushiti wanjye tujya tuganira igeze kumbwira avuga ati ariko Jackie igeze kuzi wanjye aransura avuga ati Jackie umugabo uzagushaka arahirwa kabisa ndamubwira ati gute ngo kuko imibare yawe ntago ibaho ukorera kuri gahunda byose babimeze gutya uzagira urugo rwiza kandi rukomeye ibyo unyuramo nyine no gushakisha ariko umunsi wageze washatse ugatuza umeze neza ibyo byose wabigezeho nyine ikintu cyose ukeneye umeze neza ibyo byose barabinyuzemo uzabuze icyo ushaka kuba warize ariko se urashaka ntacyo urabona wabanje ukihiringa amara ukamenya isi uko imeze bane ntabwo nari niga bihagije ahubwo niga buri munsi uracyari kwiga niga buri munsi pe ni ukuri kw'Imana ni ikihe gice k'umubiri waba ushobora gukuraho ukababara cyane n'akahe kantu bashobora gukuraho ukababara cyane bakagikuraho kitariho kiriho nk'ukuntu byose ubifite sha body yanjye yose ndayikunda ikintu kimwe gusa cyavaho kigutunze sex yanjye sex yawe igitsina cyanjye pe wababara cyane aho kugikuraho uzanyica ubuzima burangire aho gukura igitsina cyawe bazakwica sana you like your pussy man yeah you like your private party okay ufite izo zo kuzakora surgery ukazana amabuno manini ukazana amabere manini ashangiye kabisa tayanjye ramangije kuko njyewe birizana kuko naganaga ntago ariko nyingano genda byuwa bikaza iyo mbyibushye kabisa unameze neza akuvuga ngo ndagenda ngo njye kumera nk'aba bakobwa bajya gushakisha amabuno cyazara umukobwa w'inshuti yanjye we uriya mukobwa afite buri witwa nde bamwita Sharon uwo mukobwa kandi Sharon imbere ntabwo yari ameze kuriya kuko twariganye nawe urakabije I swear ntabwo yari ameze kuriya ntugukura nyine ese uyu muntu ari gukura si kamera nabibone hano inyuma cyane uyu muntu ari gukura ni kamera ariko nyine ni ko ameze uzarebe na nyina man ese nyina ntago muzi niba mwana nawe nikuriye so sister bese ubazi ukuntu ameze mana abana b'abakonyine abateretse mwana nawe musebye wikabya batanakumva inyibwirire kuri surgery ngewe mbyibushye biraza kandi ubyibushye meze neza pe tayi yanjye ndabizi ko ikura abantu benshi n'abakobwa barankunda naswa abagabo barwanira mu tubari ari muri iyi minsi yagezeho nimba nabyita ingeso nimba nabyita iki abakobwa basigaye bifuza abakobwa bagenzi babo umukobwa akakureba nk'ukuntu umeze uteye neza like that agahita yifuza kuryamana nawe akifuza gusomana nawe byari byakubaho na mukobwa urakwifuza kunyifuza aho baranyifuza yuko muryamana yego witwara gute ko nitwara ko ndi niga manda gushitira kubwa yuko ngewe ariko bintu byo kuvuga ngo ngenda korana nawe ibintu duhuje igitsina yankonde mana ntago nayihemukira mana gusa koko ajya guhemukira ikintu mari ibyishimo nka biriya bro ugiye mu bugoryi mwana gusa ntabwo nabacira urubanza bafite impamvu ngo ni ubuyobe ayasha ubuyobe se ubuyobe haje umukobwa ufite amafaranga a lot of money arakubwiye ngo I want to give you this money ndashaka kuguha amafaranga menshi turyamane nge nawe amafaranga yigumanire pe bitingane yigumanire you can't yigumanire kabisa cyane wow good girl ntabwo nayimukira igitsina gabo mwana ngo ngiye muri babiri gusa ntago abakobwa nabacira urubanza cyangwa abahungu bayobotse iriya nzira nta muntu acira urubanza mani ntabwo nabacira urubanza director arambwiye ngo reka mbanze ngurebe gutya ndebe yambwiye ngo
ushobora kuba wambaye amabara yambarwa n'abatinganyi for real reka nkubwire hari n'abaniga tujya nsangiye n'abatipe ubundi akenshi mari kumwe na clique y'abahungu gusa and then umutipe yigeze kumbwira ese Jackie ngo ntabwo bakwita umutinganyi ndamubwira ati man ntabwo ari wambere bimbwiye ngo kubera iryo herena ryo byano iri herena iringi muzuru imbere ngo mu bihugu byanze barabatinganya ariko njye ikintu nkunda njye ngishyira ku mubiri wanjye ngishyiraho kuko sindiwe niwe wamfata ndi gutingana najya gusomana n'umukobwa gusomana ni ibintu bisanzwe ariko nsigaye mbona ari ibintu biraho aho kuvuga ngo ngewe ngo ndagenda ngo njye gufunga inguni ngo dusakingane ngo dukarisanye ngo ibintu by'ubugoryi mani ngewe babe nakareka ntabwo wabikora ashaka gutuwa umwanya nagenda mu gitondo ngasinzira nyine ngiye ikintu cyose kindi ku mubiri nyine ndagikunda njye gushyira ikintu ku mubiri nagikunze mbona ko kizambera kikambera cyiza sinitaye ku ngaruka mani kuko ingaruka n'undi umuntu ahura nazo buri munsi ingaruka se ni ikintu urupfu bro ese umuntu uko yiga buri munsi ubundi ikintu mpamvu ukeneye ko umuntu yiga ni igikeneye iki isi igenda yihinduranya amugani ngo ni gatebe gatoki abanyarwanda baba bari kuvuga nta imigani ntasho niyo ikintu cyanditse ndagani ikinyarwanda mu ishuri ndi umunyarwanda pe ariko ikinyarwanda cyaransindaga cyane ngasanga icyongereza nicyo ndi gutsinda uracyumva cyane icyongereza mani cyo warakibagiwe narakibagiwe ntabwo ugikoresha cyane ntabwo ngikoresha cyane kuko ndi umunyarwanda bro nta mpamvu yo guhindura indimi ngo nigire ngo njye kuri kamera ntangire nivugisha ibintu zaso abo ngabo nibo baba batanakiza ubwo baba bafera abantu mani bijye mureka gufera muvuga ikinyarwanda ko muri abanyarwanda uzi ko n'abantu bo hanze bifuza kuvuga indimi zacu zirabaryohe gusa nyine ntabwo najya mu gihugu cyo hanze ngo nanirwe kumvikana n'abantu uheruka gusenga ryari nsengera mu mbari nsengera mu mbari mu kabari gusa like hari igihe umuntu abyuka gusa iyo ndi bujye gusenga mbitekereza guhera kwa gatanu birabindimo nkavuga ati kwa gatandatu niba ndi busohoke ndasohoka menya amasaha ndi butahire ubwo tayari saa 3 mba ndi mu rugo nkaryama ngasinzira nkaruhuka bihagije mu gitondo saa 4 nkajya gusenga iyo ugiye gusenga wambaye gute mba nambaye ipantaro ibintu binini nyine nk'abajama ku rusengero ahantu usengera bagufata gute bakwakira gute bakubonye uje gusenga kandi nari n'umuririmbyi waho muri korali yamfata nk'umusitari nyine nese ko babibona mani ba debeni bose bazo bakasengera siho bakuriye nyine nabo ariko debeni ntabwo afatwa nk'ukuntu wowe ufatwa nyine buri wese afatwa bitandukanye n'ibyo ndi wowe hari indi shusho bagufatamo nyine irahari none se mbabuze kumfata mu shusho bashaka gusa cyambere n'umutima mani cyambere n'umutima ugiye gura n'Imana ugiye gura n'abantu yibwira ibyaye byose gucira inzira mani niba utanagiye n'izo nsengero urayibwira mani naho nicara nshobora ko ndi kuyibwira ikifuzo kandi kumva ikumva bro cyane apana kujya kuyobereka mu nsengero ngo ugiye gusenga ngo buri cyumweru ugiye gusenga se niki nanjyana kabisa uyibona he mu myaka 5 iri imbere nibona ndi kwibona ku rwego rurenze kandi umuntu uharanira kabisa kugira ahantu hakomeye nkunda uburyo ugira kuhaje mu bintu ukora ngira kuraje ko sinacika intege umuntu akaza akambwira akanjajinga ushaka kunshi ntabwo byakunda kuko ahubwo wowe uri guta umwanya wawe ubusa ubundi aho kunekerezaho uri guta umwanya wawe nta kintu uteze kumfasha uri kuvuga nawe afite ibibazo byinshi wagiye mu bibazo byawe ari byo ukemure nk'ibyanjye ukabireka ko n'ubundi nta kintu buri bumfasha uri kuvuga gusa ubwo ni kuri ba bantu bajajinga abandi sana urajajinga nta kiri ufasha umuntu nta kiruje wenda ni nk'urugero urumva umugabo kubona konera kwandikiye ujake nyine kuva muri biriya bintu bakeneye kubivamo nyereka undi murongo ese basi uwo murongo ufite ese ni ikintu ushaka ko njyamo ni igiki cyangirira akamaro mu buzima bwanjye kikamva naho ndi nkagira hongera ni igiki aho ngaho
iyo nkubajije gutya ntabwo wavuga umva iyo uri umuntu utekereza respect yihuta. Imana iguhaye ubushobozi bwo kuba wahindura ibitekerezo by'abantu. Ni iki kintu wahindura ku buzima bw'abantu cyangwa mu bitekerezo byabo? Ikintu nahindura muntu ni ukubinjije mu mutwe ubwonko pe. Ukabona umuntu ari gukora ikintu uramujudginze ese uko abayeho urakuzi bro aho yavuye se basura hazi uri kujudginga umuntu basi ujye ubanza ubihangane n'ibyawe ya nibyo kabisa. Twagiranye ikiganiro cyiza cyane na Jackie kirekire ariko nanone kirimo amagambo akomeye cyane ku bantu bakunze guca abandi intege ariko nanone bakajudginga abandi bitewe n'uburyo baba babona cyane cyane ku myambarire kubera ko abenshi bajudginga bakurikije appearance y'umuntu cyane cyane hano mu Rwanda. Abanyarwanda ubundi bazasimuka ryari we hari genja nambuka mu nzira abantu bagahagarara murebe uriya mukobwa we ni murebe ubwo ndi kumwe n'undi mukobwa mugenzi wanjye cyangwa abaniga clique y'abahungu gusa ngo mane se ngo abahungu bagenda n'umukobwa umeze kuriya ibaza abantu b'Abanyarwanda bazagira hano ryari mu mutwe abahafite ni bakeya man ariko abenshi bacyafite ibintu biri down man kubera ko tumindinga business z'abandi sana mudu mindinze business y'umuntu kubera iki wakitaye ku bibazo byawe man niba ufite ikintu uri bumufashe kimufashe umwereke iyo nzira acamo abivemo niba bikubangama ibona ko hari aho bibangama ubona hari aho nyine byagera bikaba nawe ushyiraho akawe ugira ko umuhinduraho gakeya ariko ntabwo yabivamo byose ntawe wikabya ntabwo uri mesiya none nese uri mesiya uje guhindura ibintu ntabwo bibaho maze nukubwiye ngo ndagukorera iki ngiki agera akakurambirwa sana. Mbere ko dusoza ni rihe naye magambo ushobora kubwira nk'umuntu wacitse intege wihebye mu buzima hari abantu bari kudukurikira muri aka kanya batameze neza cyangwa bacibwa intege n'abandi abantu bakabavugaho amagambo mabi ibintu nk'ibyo ngibyo naye magambo ushobora kumubwira ku buryo umuntu ashobora kwigarurira imbaraga akumva yuko ari strong agakomeza gukora? Amagambo nababwira ko atagomba gucika intege mu kintu cyose yatangiye gukora ko byabimeze kose man life se ubuzima bisaba kwiga buri munsi kagusaba guca bugufi ukiyakira ukuri no kwakira uwo muri kumwe rero nibyo kuzanira ibyo kuvuga ngo uramuhindura never ahubwo wibeshye kuko ntabwo uri mesiya ngo urahindura umuntu wicika intege kora cyane icyo watangiye ugikore kizakubyarira ikindi kikubyarira ikindi gende wurira urwego uva kuri rimwe ugera kuri kabiri uzamuke. Wowe ijambo rigukomeza ni irihe iyo wacitse ingufu ugiye ku giving up? Iyo nacitse ingufu ikintu kinkomeza cya mbere uko ntekereza ko Imana ihari. Ikindi iyo byanze pe hagiye kigera amahane ukabura n'umuntu n'umwe ukumva icyo gihe mfata byeri yanjye fata byeri yanjye mugani yo platine yavuze ngo icupa niyo nshuti yizera mani umuntu ntago icupa ryagutenguha iyo ari gukubise ugwana naryo uraringuka rikaryoha mu gitondo ukabyuka warwaye umutwe byakumenye nyine none se ko ritakuryarya shaho rero nifatira icupa ryanjye mani nkarijyaho nkarikubita nkigira kwiyumvira umuziki wanjye nkibagiza ibibazo byose ahubwo nkareba ejo mu gitondo amafaranga yo kurya ndayakura he ndakoresha izenzira aho ako kanya uhita wibagirwa ibintu byose ugahita ati ejo ndabahonera nakwiza indi mitwe nkabaho none se nkubeshye ndi mu bantu bagira emotions bitewe n'ibihe bibi ndi kunyuramo nshobora kwicara gutya nkagira utuntu tw'uturira tumanuka ujya ugira emotions mu buzima ku buryo ushobora kwicara ukarira wenda hari ikintu cyakubabaje hari ikintu kitari kugenda neza mu buzima? Emotion man mfite umutima ukomeye sibyo n'ababaye bihagije mfite igisebe muri njye kitazijya kinakira ariko burya umuntu aba ari umuntu ese ubwo ngubwo waburemye tutagira mention man iyo nishimye ndarira iyo mbabaye ndarira bamenya ngo Jackie bimeze gute igihe cyose
ntabwo wamenya ngo bimeze gute. Jackie tugira ikiganiro cyiza, hari aho yageraga akanira agahinda, hari naho twageraga nyine ngaseka bitewe n'amagambo yakoreshaga ariko abantu basanzwe bamumenyereye. So nicyo babwira abantu right now before you do signing out? Je nababwira ndi kubwira nyine abantu baba bakeneye nko gutera umuntu inkunga, bazace kuri babu bamumbaze, ndabizi ko atabima like inamba yanjye cyangwa email yanjye. And then abahanzi nabo kabisa ewana bakiye mu Vixen nkanjye wirekura, tari ibintu byo kuvuga ngo urabona ngo nyine ngo ni nambara kiriya ngo urabona man, ndashaka inote nibereho ni wake FM. Ibyo bintu byo kumbwira ngo bura ni ubusa cyane ngo ntago mbyambara nibanga kuyicuranga hanze bazayicuranga sana. Man, I love you. Umuntu nyine ndumuntu feeling ibintu byanjye byose ndimo nyine nkabiha respect nyine nkabyubaha to. Yeah, I love you too. Ndagukunda cyane kubera ko uri nyine uravuga tu, uvuga ibintu byawe, uvuga ubuzima bwawe wanyuzemo sana. Rero ndabihisha se ngo bigende gute. Ku bantu bumva nyine, abantu bazi kushyira mu gaciro arakumva tu. So keep going. Wakoze cyane gukurikira BigTown TV, iyi ni BIG podcast, nge nitwa Bu. Reka tuzasubire next time inshallah. Yakoze cyane Mike kuri camera ya BIG podcast.